Ivanjiri wumvise itazakuva mu mutwe ni iyihe? Ivanjiri n'umuco ni ivanjiri igihe Mariya nyine igihe nyine zifasha gutereta Mariya akazaza kumusura ahantu yamusangaga yicaye ari umwari nyine wa wundi uhora mu gikari nyine ivanjiri yarashimishije mbega umutubuzi ari uradutuburiye kuri Rukamyarongo. Mariya ngo byagenze gute? Oya ibyo ngo ndumva utangiye kubita biseka ariko ntabwo mbisetse ndi kwishima nese uzambwira ibintu bishimishije nawe kubyishimira. Iyo ngiyo akenshi ifasha abari kumva nyine umwari agomba guhora. Ninde wayanditse se? Aha ntangira mbifuriza ibihe byiza kugwiza imigisha no guhama gatunganirwa mu byo mukora byose. Je ndi Hervé Iradukunda Ntwari, imbere yanjye mbafitiye umutumirwa umukobwa mwiza cyane muri kubona namwe. Batangira utwibwira. Amazina yanjye nitwa Uwimpuhwe Ariete. Ariete Uwimpuhwe, umuntu akikumva yahita yibaza ngo ko ufite umupira wa basket ababibona bari kubibona. Urayikina cyangwa nuko uyifata gusa? Basket ndayikina ni trayange nyine iyo nahisemo mu mikino yose nyine. Uyikina ku ruhe rwego? Basket ndayikina nk'ubu ndacyari umunyeshuri, ndayikina ku rwego rw'abanyeshuri, nkayikina ku rwego rwa shampiyona. Byose nyine ndayikina ahabonetse hose na basket mu buzima busanzwe nayikina. No muri vacances nk'ubu ngubu niyo sport? Niyo sport yanjye ya mu gitondo ikaba niya nimugoroba. Ariete tubwire rero inzira yawe ukuntu wahisemo basket kugira ngo ugere no ku rwego rwo gukinira amashuri atandukanye ukine na shampiyona. Byatangiye gute? Kugira ngo nyine basket byatangiye nigaga ku kigo, nigagaho habaga imikino myinshi, habaga volley, basket na football, ariko nabonye basket ari umukino mwiza mbaro mitamo muri yo yose. Birangira nyine ariyo misemo ndagenda nangira kubona ibigo bidufata bikazajya bidufasha ku myigire, tugakomeza tugakina natwe tukabasha kubizamura, tugaza gutsinda, tukagenda tuzamuka twiyerekana gutyo. Birangira nyine tubonye n'amatimu dukinira shampiyona. Niko twatangiye nyine. Ariete, akenshi iyo umukobwa agiye mu mikino biba biribaye ngombwa ko hari akazi ko mu rugo atabasha gutunganya neza. Wowe biragukundira ukabona umwanya wo gukora akazi ko mu rugo no gukina? Birankundira ariko ntabwo biba ari neza cyane ko se wavuga ngo kubera breakfast ya mu gitondo mugiye kwitegura ntabwo bikunda gushoboka cyane. Bisaba kenshi mu gitondo umuntu agiye mu myitozo, urumva nyine niyo bibaye nk'uko dukora akazi ko mu rugo dushobora gutegura ibya saa sita nyine tukabasha gukora nyine imirimo yaho ngaho, ariko mu gitondo nimugoroba kenshi ntabwo dukunda kubona uko tubikora. Ubwo sibyo ntibyaba bituma ababyeyi iyo bakubuze bazi ko kandi uri mu mikino bashobora kubirakarira? Ababyeyi kubera baba barabimenyereye bavuga ati ahubwo ni mujye mu myitozo mukomeze mukore muzamuke mugire aho mwifuza kugera. Ntabwo umubyeyi yakanga ko ujya gukora imyitozo bya uzamuka urwego uriho kereka bigitangira nyine bigitangira mama yarakurakariraga cyane abo akanambwira ati se uri mu biki vayo gashaka nyine kuhumana ibiki n'ibiki, akagenda byakira ngo yaramenyereye nacyo. Cyangwa abonye umunaniye aravuga ati reka ndekere. Oya ntabwo ari kumunanira muri iki gihe ntabwo wananira umubyeyi, warabikubwira ukabyumva. Ababyeyi b'iki gihe basigaye bumva cyane ntabwo ari nk'abakera kumva byaga bigoranye. Ariete ni ukuhisemo basket. Ese iyo biza kuba ngombwa ko wigira kubyina imishayayo n'iki ibyo twe duharira abakobwa kenshi nyine uretse ko n'abahungu babikora, wari kubishobora? Ibyo bintu byari kungura cyane ntabwo nari kubishobora. Biragoye cyane. Biragoye. None se kuki utagiye mu muziki? Muziki ntabwo narawukundaga ariko ntabwo nawukunda kurenza basket, kuko basket niyo nabonaga hafi yanjye nkaba nabasha gukora imyitozo bitangoye, ariko nk'iyo muziki urumva ko ni ibintu byabanzaga kungora cyane. Twikomereze mu biganiro by'imiziki, nkubaze ukunda uhe musitari mu Rwanda? Umusitari mu Rwanda nkunda Meddy. Agace k'indirimbo ye hita ukatwirindira. Oya wivuga ngo mbendetse ariye niba ukunda Meddy ntabwo ukunda Meddy uko yambara nuko aseka nuko yiyogoshesha,
ukunda ibyo aririmba kuko nibyo byamumenyekanishije. nkunda ijwi rye cyane ariko mu yihe ndirimbo ukunda iyihe ndirimbo? nkunda nk'iriya ndirimbo slow ya Meddy. Ngaho uririmba hagace. Doya aririmba agace ntabwo ncika, wancika se n'abafana ba Rukamyarungu barakeneye kukumva uririmba kandi n'abafana bawe muri rusange. Ndakaririmba mu kanya. Urakaririmba mu kanya. Ntuze kuntekera imitwe ndabizirikana ndakwibutsa. Twongere tugere mu buzima bwawe busanzwe mu biryo ukunda ibihe. Njye nkunda ifiriti, nkunda n'amakaroni n'inyama. Ibyo bintu umuntu abigufitiye imbere yagutwara uko ashaka. Ntabwo yantwara uko ashaka gusa nuko ari byo nkunda nyine. None se reka nkubwire, akenshi uri kuvuga ngo ntabwo mvuze ko ari byagushukisha, ahubwo wabona ko koko yakwitayeho umuntu wabigutegurira. cyane abikunda cyane ariko ubyumve. Noneho se ibyo wumva utarya wanga nyine uzira uvuga ati bisi nabirya. Njye ntabwo nkunda umuceri ntabwo nkukunda. Nibwo nkuriye nyine bari ukwihangana ariko umuceri ntabwo nkukunda pe. Ibijumba, amateke n'ibibwayisi. Bwayisi cyane nk'inanga mu byaro biba biboneka byoroshye. Turabirya tubyanga nyine tu. Wurira imodoka bwa mbere ugiye gukina wumvaga umeze ute? Bwa mbere. Numvaga ari ibintu birenze cyane, byarashimishije ntabwo wabyumva. Twari tugiye gukina Isave, hari hano hafi cyane Isave, tugiye gukina birashimisha, tujya mu modoka turi benshi, abo twagiye mu modoka imeze twagiye mu modoka inkanda yatsu, wagendaga inyuma utari n'imbere. Ariko kumva ni byiza. Byaradushimishe cyane, turirimba. Ngerera kuri Kwasteri noneho uri umusitari noneho. Kwasteri n'ibindi bindi twagendaga mu birahure tureba dusora imitwe. None ndibuka twerekeza i Rusizi tugiye gukinaho basket bwa mbere. Ni ibintu byari bikaze cyane, twishimye tumeze neza, ari ibintu nyine birenze ku natwe twari tukiri abana, twumvaga ari ibintu bikaze cyane nyine tu. Ariete, ese buriya umukinnyi ajya agira akanya akabona igihe cyo kujya mu rukundo? Bibaho cyane, bibaho. Nawe noneho ururimo? Ntabwo nabwira akanya ndurimo, ntabwo nkunda kubihereza umwanya cyane ariko bibaye ngombwa byaza ariko ukabiha umwanya muto. Ese ujya ubona umusore ukabona aragukuruye? Cyane nkunda umuntu nkurura cyane umuntu ukina basket nyine ibyo agukururisha nari bubigereho. Ujya ubona umusore ukabona aragukuruye? Bibaho. Aba agomba kuba yujuje ibihe bintu bisabwa? Asabwa iki? Gusa ngomba kuba nyine cyambere n'umuntu umuntu yubaha cyane, wiyubaha pe, agomba kuba atari babahungu b'iki gihe usanga bambaye amapantaro y'amacupa iki n'iki. Igihe nkunda umuntu wiyubaha, ubanza kwiyubaha mbere na mbere. Ntabwo napfa kubona umuntu uri kugenda gutyo ngo uhite mukunda. Wakubise poketi arimo anywa nk'intora aho ngaho? Biragoye cyane. Byagorana kugukurura. Igikurikiye? Ikindi nkunda umusore ukunda gutereka umusatsi. Ubwo ufite uruhara ntacyo mwavugana? Nibyo ndikubwira ngo nkunda ariko baye ngombwa nyine nabyo wabikunda. Agasabwa se kuba atunze bingana iki cyangwa se? Njye ntabwo wabona umuntu ari kugenda guhita umenya aratunze, biragoye cyane nyine. Ugomba kumenya ibyo ibindi byo gutunga n'iki biza nyuma y'urukundo y'ibyaha. Ni ikihe kimenyetso ugira iyo wakunze umuntu muri wowe kabisa uvuga ati iki ngiki nukimbona ntuzamenye ko uriya muntu namukunze? Njyewe umuntu akunze nkunda kumuvuga cyane. Mu izina rye buri kandi ndabivuga, niba turi kuganira n'inshuti zanjye bikaba ngombwa ko ndivuga nyine. Ni umuntu mba namukunze. Uba wamukunze. Gufana no gukunda uzi kubitandukanya? Gufana ni gute, gukunda ni gute? Gufana ni cyagiye ushaka kubona umuntu, urugero reka nange urugero umwe yaba ari mu kibuga ari gukina basket, ukamubona bitewe n'imikino y'urukundo uramufaniye cyane, nk'uko dufana ba Giberi, Lebron, ukamufana bw'umuzi nyine no kumufana, ukumva uramufaniye cyane nyine tu, ukabituma umukunda nyine. Nihe impano yindi wiyiziho itari gukina basket? Njye nyina na volleyball na football nakina, ko mbere yuko nza muri basket nakinaga champion na football.
nuko ubona ntago ari kariyeri yawe urahindura ntabwo nayikunze nyine kubera ko nk'aho igikonko kugingagura bavunika imyitozo yayo bigoye cyane amasomo ugasanga akenshi abakinnyi ba football ntabwo ibintu byo kwiga baba bikunze cyane usanga ari gukina cyane aribyo bashyize imbere none amafaranga menshi wakuye muri basket nangahe muri basket ntabwo ibintu by'amafaranga twaba tubikotaho cyane nyine ariko byibuze hari duke wafashe mu kiganza cyawe ntabwo navuga ko naradufata nadufashe yarangahe ndibuka tugiye kujya Tanzania nibwo baduhaye amafaranga 60 ni menshi iyo ukiri umunyeshuri oya ni na minerivare ahanini usanga nubwo wahita wigurira nk'ibikoresho ukanigurira n'ibindi bintu bikagufasha cyane rwose none akenshi ko bakunze kuvuga ko abakinnyi baba ari indisipurine no mu bakobwa bibamo ubundi umuntu w'indisipurine nyine bibaho ntabwo navuga ko bibaho ubundi kugira ngo w'indisipurine biterwa n'uburyo wiyumva hari igihe ugera ahantu ukiyumva ukumva ko nta muntu wakubwira ikintu ngo ugikore ukumva ko uri umusitari urarenze nyine ugahita wishyiramo icyo kintu bigatuma nyine ya disipurine itiba nkeya nyine ukaba indisipurine abakobwa b'abakinnyi bakunda kuba batinyitse ku bahungu bajya kubatereta ntibirakubaho ukabona umaze nk'ukwezi nta muntu njye nakubwiye tugitangira nakubwiye ko n'ubundi ibintu byose nabikunda ahubwo nk'ubu ngubu uri umusore ukaza tukibera inshuti bisanzwe by'abajama tukigendana ariko ibintu bizanye ibintu byo gutereta njye ntabwo iyo mico ntabwo nyijyamo cyane ntabwo mba numva mbere ariko tuganire dusasa inzobe wivuga ngo nubuhe umwanya kuko uri umuntu urumva ahubwo iyo ubona yenda nta mumaro wirinda kubyinjiramo ariko uramutse se uko se wambwiye ngo urakunda umuntu ngo ukamuvuga cyane uwo muntu wamukunze akaza nawe akidekarara akakubwira ko yagukunze urumva utaba ubyinjiyemo none se urumva niba rero ayo marangamutima uyafite ahubwo reba igihe cya nyacyo nicyo nakubwira igihe cya nyacyo reka twikomereze mu bintu bijyanye n'imyambarire kuri wowe iyo wambaye neza uba wambaye gute iyo bambaye neza njye nkunda kwambara amakabutura mbere na mbere nkunda amakabutura ntabwo nkunda amapantaro n'ubundi niyo wambaye nangaha ntabwo nkunda amakabutura nyine kurenza ibindi byose nta mapantaro niyo mbashe kwambara amapantaro nambara amapantaro ndekuye ntabwo nkunda ibintu bifashe cyane mba numva nyine nakambara numva nyine nisanzuye nta bintu byo kwifata cyane ibintu bitagufashe cyane aha ese iyo utaza gukina basiketi ntunajye mu mikino nk'uko wambwiye wakunze siporo kuva na kera wari gukora ibiki bindi nari kwiga nyine narangiza kwiga nkunda ibinyabiziga cyane ibinyabiziga ushobora kuba nari gutwara nk'ibintu bijyanye n'amamodoka moto najyaga nkubona no ku igare kenshi n'ubu ndi kubonaho igare cyane rirafasha cyane kenshi iyo ndi muri siporo ndarikoresha ndarikunda cyane ubundi igendaho kenshi cyane ko niryo mbasha kubona byoroshye nyine ubu se ko wabaye mukuru byibuze ujya ugerageza kujya kubyiga nk'imodoka moto kugira ngo nabyo byongere ku bumenyi kereka nk'iyo nagiye muri vakansi nyine nkaba nabikora ariko akenshi kubera nyiri umunyeshuri biragoye kubona umwanya wo kuba najya kubyiga akunda cyane umunyeshuri ndakiga aha ujya ubona umukobwa usuzugura ndababona benshi nyine tudekararire nk'ukuntu ushushanya umukobwa wasuzuguye wasuzuguye umukobwa usuzugura twamubwirwa n'iki tuvuge nk'abatamuzi n'uwo mukobwa ubwira ikintu icyo ari cyo cyose cyaba ari cyo cyaba atari cyo agahita kwiga atabyumvisha agahita yigendera nyine ukabona niba mwari muri kuganira agahita agusuzugura akigenda ukabona ko agusuzugura agakorera ku rutugu ukabona nyine arigendeye nyine uhita umubona akenshi ko abakobwa babikora hari icyo bibamarira burya nta kintu bibamarira akenshi niyo rero igihe usanga ageze nk'ahantu ugasanga ari kwicuza se biriya bintu abikoreye icyo akenshi akicuza nyine we ubwe ku mutima we ariko akaba atazanga abikubwira ko yakagasuzuguro niba abandi batamenya gusaba imbabazi ngo abe yabasha kwemera ko yakoze ikosa aha wari ufite nyogokuru wawe nawe ngira ko ntawe ugira ni ukuvuga ngo nta naho mwigeze mubana na gatoya ntabwo nigeze ngira nyogokuru wanjye ko ababyeyi papa bose ntabwo nigeze menya n'abamama urumva byagorana aha ariko hari umuntu mukuru mwaganiriye nyine
arahari umukuru kabisa w'umukecuru yigeze aguciraho nk'umugani se ntabwo nakundaga kubikora kuko na kenshi urabaga nigurukiye ariko wibereye ku magare ariko n'imigani bajyaga batubwira abakecuru nyine ntabwo yabura ariko irahari warayibagiwe se hariyo najyaga numva aba ati umwana utumviye se na nyina yumvirije mwabana mujye muba ababyeyi ukumva nyine umukecuru arakubwira uko nguko kubera ko twaga tukiri abana twigurukira ntitubereze agaciro ariko hanyuma nyine umuntu agenda abyibuka akabikurura nyine uze wumvaga yarashakaga kukubwira ngo icyaho akenshi wumva nk'uwo mugani nk'umwana utumviye se na nyina yumvirije ashaka kukubwira ati nyine tujye twubaha ababyeyi bacu ntituzasuzugure urumva nyine yabaga ashaka kuducira ku mpande yo kubaha nyine cyane noneho reka twigarukire mu myidagaduro ni uwuhe musitari mu Rwanda ubona uri gukora cyane mu banyamuziki mu banyamuziki se mbona andi umuntu nanone ndi kubona ari kuzamuka cyane ukunda indirimbo ze se indirimbo za ndi umuntu ndazikunda ndamukunda cyane nawe ageze no akunda basket yigeze no kuza kudufana turi muri stade turifotoza nyine tukabona ibintu byiza cyane noneho mwamukundiye ko yabahaye umwanya ntabwo ubundi ariko jyewe iyo umbwiye ngo ukunda umusitari rero ukambwira ko aririmba banifuza ngo umbwire n'indirimbo y'ukunda unayindirimbiraho agace wibuke ko watubeshye sirowe nabibabeshye ariko ntabwo nabibabeshye nyine tuzabikora next nyine turacyari kumwe oya none se abakurikira Rukamyarongo rero baba bifuza kuganira ko umusitari wabo wabaganirije anirekura ibimushimisha akabibereka nibyo ariko urumva ari igihe ukunda umuntu ugakunda ijwi rye iki kandi kuba naririmba njye ntabwo biba bimeze nk'uko media bari hano aririmba kugira ngo bahite bagera gute none se kava ntizibaho icyo bita kava kumva umuntu yasubiyemo indirimbo y'umuntu ahubwo akanayisohora akanayikorera amashusho kandi ari uko wahinduye ijwi cyangwa wahinduye akantu gatoya kuri yo bibaho cyane nawe rero duhe kava y'indirimbo nzabitegura ibintu byose umuntu arategura ntabwo ari ikintu wahita ukora aka kanya ubwo ndiba umuntu si indirimbo y'ukunda ni iyihe basi izina ryayo on fire nayo ikunze cyane igisohoka cyane yarayitinze turayikunda uwo munsi twaranayiririmbye yaje muri stade ndabyibuka waririmbaga ngo iki uba ushatse ko nyiririmba nyine nese n'ibyo bishatse rega n'abagukurikiye kuri Rukamyarongo nabo bifuza ko babona uwo mukobwa ukina basiketi wabonye umusitari akamukunda akanamuririmbira indirimbo ubibasubiriramo nyine n'umwana wari uhari agahita yumva ibihe mwagiranye na ndi umuntu akabikumbura biragoye ijwi ryawe ndarizi mfite ijwi ritabasha kuririmba biragoye iyo uri muri dushe ntujya uririmba se ntabwo nkunda kuririmba wajyaga ujya mu misa najyaga njya mu misa ivanjiri wumvise itazakuva mu mutwe ni iyihe ivanjiri n'umuco ni ivanjiri igihe mariya nyine igihe nyine Yosefu ashaka gutereta Mariya akazaza kumusura ahantu yamusangaga yicaye ari umwari nyine wa wundi uhora mu gikari nyine ivanjiri yarashimishije mbega umutubuzi ariyo uradutuburiye kuri Rukamyarongo Mariya ngo byagenze gute ngo ndumva utangiye kubita ubiseka ariko ntabwo mbisetse ndi kwishima nese uzambwira ibintu bishimishije nawe kubyishimira iyo ngiyo akenshi ihita ifasha abari kumva nyine umwari agomba guhora ninde wayanditse se niko iyo vanjiri ninde wayanditse ndaza kubikubwira wese ndabikubwira nyuma nimara kubyibuka neza oya none uzi ikiganiro kigiye kiri bumare iminota ingana ntacyo yenda wigeze ujya gusengera mu barokore se byibuza narasengeye ariko numvaze ijambo ry'Imana bajyaga basomaga nakundaga kujya gusengera mu barokore mu minsi mikuru ngaho mbwira nk'agakorasi bateye kakagufasha amakorasi ni menshi rimwe gusa nyine nabwiye ko ijwi ryanjye rwose ntabwo ryabasha amagambo yararimo basi ijwi ryewe yenda twihanganye twakoroheye amagambo yararimo nk'ahari abavuga ati ngo ahara Marira wahinduye umunezero urumva ko ari naryoshye mana niko
aha umusisita iyo yitwara nk'abajama wo bifata ute? Umusisita iyo yitwara nk'abajama ubundi yitwara nk'abajama ari igihe bari karagiteri atari ibintu yenda ari kwishyura nyine arizo karagiteri afite uzifata ute nyine? njye birashimisha cyane mba numva birabintu nyine uburyo hari igihe bitewe n'ukuntu yigendera ukabona ni wa muntu udakunda kuba ari mu by'amatiku kenshi ugasanga ni wa muntu ukunda kuba ari akinize akenshi ndabikunda cyane. Sisita nyine yitwara nk'abajama avuga nk'abajama nibyo ngende kuvuga avuga nk'abajama se ushatse kuvuga nkande ni urugero nyine niba hari uwo wabonye cyangwa nanjye hari uwo nabonye avuga nk'abajama yitwara nk'abajama ahubwo ntabwo ari uko kwitwara ahubwo niko aba ameze ni karagiteri ze ntabwo ari ukwitwara ahubwo ati iyo ameze gutya iyo ameze nk'abajama nyine njye ndabikunda barumva mbikunze cyane nyine ni wa muntu no stress uba wikinirize. mbwira liste y'ikipe ya nasiyonari y'abakobwa ugendeye ku kubazi n'ubuhanga bwabo. Liste ukavuga batanu ba mbere uvuga ati abangaba babanzamo mu kibuga cyanjye ndi ko mungu nationale nationale urebye nyine hari nk'abantu uvuga ati uyu mwana arashoboye muri liste ashaka kuzamo pe batanu agomba kuzamo. Kuri meneri wahashyira nde? Kuri meneri washyira Diane uyirebye ubona rwose Menezio ayikina neza cyane arayishoboye. Ubwo kuba pivo babiri urebye wahashyira Neri witwa Neri arabishoboye cyane. Genda abandi ushaka guhitamo ugashyiraho Rayisa bagakina ariko ubwo tubonye Rayisa na Neri kuba pivo harya ubwo abandi naberiye harabereye nabo ni babiri nabo ni babiri ubwo ikipe ikuzura batanu. Ubwo abo beriye babiri urabona washyiramo nde nande? Urebye nationale ya nyine washyiraho ugendeye kuri liste ku nationale nyine liste bakinnye nka zone sec wahitirana bara de flash urebye ubona yabishobora na hope ubona karabana bashoboye nyine nabo baba kuzamuka ku myaka yabo. Y'abahungu wayidupangira nayo? Y'abahungu naho navuga harimo abo ngenzi ariko abahungu biragoye kuvuga ngo uyu muhungu abishiki cyane kubera ko amurusha iki kigagaragara cyane kuko akenshi tuba tutari kumwe ariko hari nk'abo njya mbona ikintu mvuga ati abana barashoboye nyine tu. Ese uba wumva nurangiza gukina basket kera warashaje uzahita ukora iki? Narashaje kereka nyimbaye nakibasha gukina ariko mugenzi afite imbaraga nzaye nyine zarashize byararangiye umva uzakora iki? Bitewe n'ibyo nzaba narakomeje kwiga muri university nshaka kuba mfite akazi ndi gukora nkomeza nkakora ariko akenshi numva mfite impano bindiba kuba nzumva nshaka kuzaba umusirikare cyangwa umupolisi. Ni ukuvuga ngo hari igihe ejo bundi twazahora uri kugutabarira igihugu? Birashoboka cyane. Ari igisirikare n'igipolisi ni ikihe se uha amahirwe menshi? Ubundi igisirikare kurenza igipolisi cyane. Kubera iki ari cyo ukunda se? Mbese ndagikunda cyane nkunda uburyo bakora imwitozo bakora nyine ugasanga nta hantu nyine bakunda igihugu cyane bakora cyane nyine kugira ngo babashe kuba bateza imbere igihugu. Nese gushinga urugo urabiteganya? Ntabwo ari vuba ntabwo plane z'ubaka kanya ntabwo nabamubeshye ntabwo ntibirakuza ntabwo biranzamo abakoca batanu bakunyuze imbere wumva kabisa baguhaye intango kandi bakanaguha icyerekezo muri wowe ni nk'abandi? Umutoza wa mbere nkunda mbese urumva ni uwa mbere Gumiseng Xavier yankundishije basket cyane ntabwo urabizi nakinaga foot na volley nigendera nigurikira nkundisha basket turakora nyine abasha kundoza ibintu byose nabikuye kuri Xavier niwe wa mbere nakubwira niwe utumye ngera ahangaha ndi uyu munsi. Umutoza wa kabiri nawe wafashe cyane kugira ngo mbashe no kumenyekana n'iki amakapu iki n'iki Mutoka Mbara. Moses ni na coach wa national? Ntabwo ngo ibintu byo coach abivuyemo asigaye directeur technique mu federation ibintu byo coach asa nk'uri kugenda bivamo.
umukoci wa gatatu nemera cyane ni uwitwa Coach Rene. Coach Rene atoza Marire Ndwaza aho ukinira aho nyine urungu niho nahatoza uri gufasha cyane ariko byumvikana nzamurira ndema bigizere inama nyinshi nyine ni kuzingira kuri kugira ngo mbashe kubaka wanzabe ndiwe ejo. Mundi mukoci nawe nanyuranye nawe mu bihe bindi tujyana mu mafesa iki ni umukoci Mugisha nawe atoza Lisedo Kigali nawe yarafashe cyane aranduza nyine n'ibyo twabashe no kugera muri Tanzania ari uyoboye team. Undi mukoci nawe nemera hamwize mu wa kane yitwa Rambere sinzi n'umuhamuzi ni Burasirazuba kuri Adigi naho umukoci yarafashe cyane ndumva aho ngaho bambere nakubwiye kabisa. burya gushimira ni byiza iyo ubona umuntu hari urugero yagushyizeho ukaba ubona kuko iyo atahaba bitari bushoboke yenda wari bukora ibindi ariko nimba ibyo yagushyizemo ubona birya bikuhira ndakeka kubashimira utaba wibeshye cyane ndabashimira cyane. Wagira inama ki abana bakizamuka mu mukino wa basket cyangwa se bifuza kuzamuka mu mukino wa basket? Ikintu nababwira umuntu wese wumva nyine akeneye gukina basket akumva arayikunze, ikintu cya mbere kugira ngo ubashe gutera imbere muri basket ubanza kuyikunda, ubanza gukunda umukino urimo, ubundi ikindi ugakora imyitozo nyine bihagije, akenshi ugakunda gukora imyitozo ukindi ukumvira ukagira discipline. Iyo ugize discipline mu byose biraza, biba biroroshye ko ibintu byose bize discipline. Ikindi nababwira nyine abantu bakeneye kuzamuka ugomba gukora cyane nyine, akenshi ugakunda gukora wenyine, then imyitozo y'umutoza irangiye ukava ati ndaza gukora umwitozo wanjye subira mu bya bintu coach anyeretse urushaho kubigira ibyawe. Icyo gihe akenshi rwose imikino yahita izamuka vuba cyane ntabwo bitinda. Kandi karibu muri basket kutabaho ikaze cyane. Wambwiye abageze muri basket ubwo nyine n'abataraza atari basket ni nziza, ngiye umuntu wese wambaza ati se n'uwe mukino nta kintu ngiye natamubwira basket ko basket ni nziza cyane iragufasha. Okay, yenda reka mbikuvugire nanabikubazaho n'ibintu wanganirije nta gahunda yo gukoca numvise ufite. Ubumenyi wahawe wumva utabusangiza abandi? Cyane njye nkunda gukoca, nkunda kuba nafasha abana burya nko ku ishuri usanga ndi kumwe n'abandi kubatoza mu gihe yenda ndangije umwitozo wanjye nanjye nkabafasha. Bakunda basket akenshi nkunda no gusifura, numva naba nk'umusifuzi. None ko numvise gahunda zawe ari ukwigira mu gutabarira igihugu, ibyo bintu utabishyira hafi ngo ubyige cyangwa se? Ndabyiga kenshi hari igihe twajyaga dusifura imikino ya NBA Junior, twajyaga tuyisifura nkabikora nyine umuntu ateganya ibintu byinshi, hari igihe bimwe bifeiringa nyine ugahita ukora ibindi. Ariete, gira icyo usaba federasiyo ubundi dusezere. Ikintu nasaba federasiyo ariko akenshi baranabikora cyane, yenda bakunda kuzamura abana cyane, akenshi bakunda kugera mu byaro, bajya bakunda kugera mu byaro bareba abana iki n'iki, barebe ko bazamura abana bafite imana ariko bakaba nta bushobozi bafite uko bazamuka ngo bajye kuzerekana nyine. Federasiyo nabikora cyane nyine kugikunda kugera mu byaro hasi, bakareba abana bakabazamura bakabashyira ahantu bakora imyitozo, amakapu nyine ku ahantu hatandukanye, bakabasha kuhakorera ibintu by'amakapu ahantu hatandukanye bakazikora nyine, bakagenda bareba abantu bashoboye bakaba motivasiyo nyine bakabasha kubikunda cyane. Ndumva ari ikintu nasaba federasiyo yadukorera, si ko inabikora nyine ni ukongeramo imbaraga. Urakoze cyane Ariete. Urakoze cyane. Hano hari kuri Rukamyarungu Sirori yacu ariko wayitwibye. Ubwo tuzasubira tuzayivugana ubutaha. Gira abantu usuhuza kuri Rukamyarungu b'inshuti zawe. Inshuti zawe nsuhuza nk'ubu ndamusuhuza, ubu ari mu myitozo senior, urumva ko ari gutera imbere cyane, nkasuhuza kandi ari mugenzi wawe cyane, nkasuhuza abana bo gushuri Kinana, Ivone, Liliane, Sate, abana b'inshuti zawe nyine dukinana, turakundana cyane. Babwire bakore subscribe kuri Rukamyarungu. Urumva barabyumva nabo bakibibona bagomba kwita bakora subscribe, ibintu byinshi bagakora nyine amashare bakabasha kubigaragaza hose.
thanks Bari